reka nkubaze buriya ubona ugiye ukamara icyumweru kigashira uzi ko wansigendeka nanjye ntabwo nari ntekanye ariko urabizi ko ntari mu cyaro nari naragiye hari amatiku sheri hari ibibazo abagabo bataye abagore bata abagabo hari abagabo nabo birirwa baserereza abakobwa babo ngo babyariye mu rugo bagaserereza abagore ngo mbese birirwa bavuga ngo abakobwa nta kigenda abagore ni birebire ngo abagore babo babyaye abakobwa gusa uhageze cyo kuri umubare uzazugeye ase sheri tuvugisha ukuri umukobwa ari icyo atwaye umugore sibyo abagabo b'iyi minsi mbona twahindutse ugasanga ubundi umugore mba numva nta kintu atwaye ntago ari uwo gusuzugura rero ugeze mu cyaro wumva nubwo uvanga naratinze nawe nujyayo uzatinda ushingiye ibintu bihari mbega biteye ubwoba kwiteza imyumbati mwana iri saha dufite amarimbi ahubwo kanguhe ku muneke kanguheho nawe uryaho wumva ukuntu kameze kanumva uko umeze nanjye kamuremere wa kintu twarababaranye biraryoshye ntabwo nari nzi ko umuneke n'irindazi biryoha wenda birajyana nta makuru ufite tuba twakoze ibyo niyo myumbati nzira yarananiye mani ntabwo uzi uburyo iba yamvunnye niyo ngiriya mbibuye rye gihayima se gihayima aba yayikuye reka sinabwo ntabwo ndi bumuha ubuse ko muri amandazi nago ubu muramaye hari umusaza urya amandazi jyaye maje umenya ko ukuze no gutarashaka nagatangaye impamvu wabita ingegera mu nama ingegera se tuba twakoze warya umuneke uri ingegera none ubwo ushatse kuvuga ko kuba tukwiye kumandazi mbwira abandi bantu bavuga mu nama yuko ari ingegera usibye mwebwe mbese ko kubona twe turi ingegera mutabe ingegera se kwa Hadija se yabuze iki kwa Hadija ako jyaye ahubwo ushatse kuvuga ko urumva kuba tukwimye ku mandazi aricyo girishimangira ko turi ingegera mureka nungweho mani dore ujya wibuka ko nkuruta wakicucuwe mureka nungwe ariko butana wajya kuza umena ibiryo urere ibiryo zongera tubukomagurira iyi mbwa ya kanwara niko kanwa sina namutagiye kubunganya reba nanjye bwa mu ntege batangiye kuza ntabwo uzongera kuzana ivugo nyanga wenda bakunywera urwago reka tubyihorere wenda sibyo ariko hari ikintu ngira ngo tuganire kimwe rwose ari kumva maze kubabonaho cyaba wabumenye ubwenge n'ubamenye numvise ugiye kutuganiriza n'abamuna bawe ya mutagira ngo ni ibintu noneho byo kuza turwana ubushize murabizi ko mwamvunye umugongo hari ikintu nshaka ko tuganiraho erega turakubaha nuko ubuzaniro by'ubugore mujye munyubasha wenda nubwo biba byatewe n'akagwa sibyo ariko mujye munyubaha sibyo ngaho tubwira n'ubabonye nyine ahantu tujya gukura nyine amatike urabona ko kurya imyumbati nje maje kuyihaga ahubwo warabuzanye igitekerezo oya ziba twose cyanye no kugegera mwabicucu nyine muceceke mwumva igitekerezo ngewe nzanyiri kumva cyo kubagira inama tubwire napfa kutubwira twumva kuko mbona ndeba gutyo sha oya ntabwo mureba nabi mva ukuntu bimeze urabona mu nama sibyo wowe Gasana n'iki ngo ni Kabuto sibyo murabizi ko nta rundi rugo bavuga yuko ngo ruturukamo abajura usibye ahangaha buriya nuko mbyumva ngewe nkabyihorera ariko se tutabeshye ntabwo mwiba
ntabwo twiba gihaye kubizi twe turahinga umukecuru abizi nawe nta kintu abuze si twakwiba twabuze singiye imyumbati iranamye aho ngaho nyine nanjye nibyo nibaza uri kumva amasaza arimo kuyirira iyo ngeso mwayize gute kwiba twebwe ntabwo twiba nawe urabizi baratubeshyira bababeshyira iki mbese hari igihanga badufatanye reka ejo bundi turebe ukuntu twajya guhingira umurimo imikecuru ye dore irimo kwiba niko twe turya twakoze uzi ko duhinga kanyandekwe se duturanye urugo rwe nuzi ukuntu rumeze nuzi ukuntu bameranye ndabazi kabiriti mupfiki kabiriti nta kintu dupfa ese kabiriti twapfiki kabiriti we na uramuyoboye kabiriti nimbwira aho ngaho ububwa bwe ntubuzi ngo kabiriti byo kuvanga ububwa bwo ashobora kuba ari imbwa sibyo ashobora kuba ari imbwa ariko ibintu yavuze rwose ari ahantu yese muzana we ndebe ko uyu mugabo yava mu nama none haramika si imyambi irimo ra ndumva uyu muriro se wa mama utaka ibyo kuko nasanga bitarashya none haramika n'indi nduru ihoraho ni kwa nyirabatare nabonaga ibyo bavuga mu nama noneho araza yiyahura banze kwemera yuko ari we ko bamwibye ibitoki bari hehe kugeza iki gihe n'igihe twatahiye ko baraza yasindaganya ahirimo dore ko we n'akari kuri ubu nazi uko bameze inzoga zarabatwaye kuko ninjye warebye usanga nakwiriye umugabo agiye wazamba bariye kubwara rimwe basi kama umwana basi kamwe naho ubundi njye narwo nubatse ndarusenye pe gusa no mu mwana wa mana we nzagushima buriya ngiye mbona dukwiye gukora nk'akantu reba nk'urugo rwacu ubona tutameze neza mbese ubona bigiye mu zindi ngo ubona umuryango nyarwanda cyangwa se n'ahandi hose bitaba byiza ese ushaka ko tuzajyayo njyewe rero mbona hari icyo twakora cyangwa se njyewe nakora kuko ntabwo mbyumva neza umugore yataye umugabo yataye umugore ariko akenshi mbona abana b'abakobwa n'abadamu bahohoterwa cyane ariko njye nzagira icyo nkora nibishoboka uzagenda ujyayo ukore ubukangurambaga nanjye nzagushyigikira nuko nari ngukumbuye cyane ariko ku rwego rwo hejuru uramenye naza kuguhemba ndagutekera uno munsi Rangwa ngo ni kabiriti nanone kandi ibindi bisabiriza burasanga inansa aho kujya mu nzira ntabwo bibaho aho kanyitsinda hakiri kare ariko urakabwa sha turambona ukisha n'ibyo bicucu byarananye nagusaba narihaye sha ariko rero nanjye maze kwigira itiya kuri uyu musozi bose twajyanye ikibazo mudugudu tugirana ikibazo ubu ngubu koko bose nyirukaye naba nziza iki aho nsigaye nyine nkafata ibiryo mu iduka nkarya inzoga nganywa nanezerewe neza cyane ubusa nyirukaye ntabwo mu rugo ni kure ndetse nayikura he atamembye mwana ni ukwisubiraho noneho
yambereye umubyeyi ndarya ntanyishyuza inzu ni ndazananiza ariko ngomba kwisubiraho tu nkasaba imbabazi kuko nta nigize icyebe ndi umwana nambwayo ngenda isabiriza ku musozi ntiyabuze akazi se ntabwo ufite gukora amaboko abiri n'amaguru abiri nta ntigendere ariko umwana w'umudugudu musaba imbabazi bose musaba imbabazi nkabagira inama y'uko bagomba kubana n'umugore mu nzu ariko se azanyumva ko ndi umwana ra ariko azanyumva igitekerezo kiva ku batoya ndaza kumwegera ariko si mutawufira ngo murange ahinga umusozi wose umunsi gukararusha ako cyabaye turaharura naho hose nta byatsi nshaka akora ukuntu haraye ngo amasaka yaraye nabi karare kozemo mano kujya ko muruhura bwi aho se nawe ngwino dufashe basi turiye ko nkaho ugira reka mbe nkotorora ku murima hose ndebe uko byagenze Pawiro amakonosi ubuse ko navuye mu nama ngasanga nawe warigendeye ukagenda utamamagaye ngo ubimbwire mbese nyine mu rugo nasanze ibintu byarazambazambye n'umukozi nawe nasanze nta kintu yitayeho nyine ibintu byanyobera erega nyine wembwira gutyo nawe nakubuze ngo nguhe raporo yera mu cyaro wari wanyohereje gusa nyine abaturage babo nasanze ari inkazi ariko mvuga inkazi hari ibibazo bikomeye cyane nawe urakenewe rwose ngo uzere ko wabigenza ubikemura none se kuki wowe wawe warufashe iyo gahunda wari wambwiye ngo urarara ugarutse turahurira mu rugo ntiwambwira kuri burareyo nza nizeye ngo urahari nanjye mpanga kujya akazi nari bari bampangiye kujya gukora mu ntara nje ndakubura ubu nanjye akazi kanjye karapfuye kubera wagiye sinkubona okay nacyo uraza ryari se basi sawa nyine ubanguka ufatiye raporo reba ukuntu wakemura ibibazo by'abari abaturage sawa akazi keza umusaza rwose ibi n'abakora ntago bihuye n'ibyo ndi kumubwira habe na gato rwose ubise abari kunyicira gahunda akazi kanjye karapfuye kubera we bana we ndamubara mubonye ibijumba ni byezera umugore barashobora kuba yabitetse hano ko umugore ari guteka imyumbati hano hantu umuntu akwiye kuzongera akahahinga imyumbati oya tuzateramo akarima k'imboga k'igikoni akarima k'igikoni imboga Madamu umugore yagiye Madamu